Nanone kuri wa muyoboro mukunda muri benshi wa YouTube channel, uyu munsi ndashaka kubagezaho utuntu mutari musanzwe muzi. Inkuru igira iti ese wari ubizi? Ngo ni ibiki utaruzi, ariko nibyo nje ngo mbavire umuzingo mbabwire utwo tuntu duto duto mutari muzi kandi muri benshi. Intara y'Amajyepfo cyangwa South Province ni igicumbi cy'umuco nyarwanda. Urebye iterambere ry'u Rwanda niho ryahereye. Kuki bavuga ngo Abanyabutare ubu ni mu karere ka Huye bavukana amashuri 3 yisumbuye? Wari ubizi aho byaturutse? Ishuri rya mbere ribanza ryubatswe mu Rwanda ni Save Mission School mu mwaka w'1900. Akaba ariyo mpamvu bavuga ngo Abanyabutare bavukana 3. Akandi ka kabiri utaruzi, ishuri ryisumbuye rya mbere ryubatswe mu Rwanda ni Ecole d'Astrida Huye, ubu ryitwa Groupe Scolaire Officiel de Butare. Rikaba ryaratangiye gukora mu 1932. Yubatswe i Butare ariho i Huye mu karere. Mbere y'uko Kigali yitwa umurwa mukuru, Nyanza niyo yahoze ari umujyi ukomeye, ari naho ingoro z'abami benshi zari ziri. Ko wari ukazi? Icya gatanu, umwarimu wa mbere w'umunyarwanda yari umukateshiste. Avuka i Nyanza, yitwaga Rutaganda Joseph. Umuhanda wa kaburimbo wubatswe bwa mbere ni Kigali Gitarama Butare. Ni ukuvuga ngo umuhanda wavaga Kigali ukagera Gitarama ugakomereza i Butare. Ubu ni Kigali Muhanga Huye niko byitwa. Ukaba waruzuye hagati y'umwaka w'1938 kugeza mu 1945. Karindwi, akandi ka karindwi utaruzi, ivuriro rya mbere ryakoreye mu Rwanda ni Kabgayi Mission Dispensary. Ibyo byaje kuvamo Kabgayi Hospital, ubu ni mu karere ka Muhanga. Utwo tuntu tw'ingenzi narinje ngo tutuganireho tukumenyeshe. So ndabakunda cyane, komeze kugira ibihe byiza. Utuntu nk'utu tw'ingenzi tuzajya tutubona uko bwije nuko bukeye. Bye. Ubwo nageze yonze birashekeje, nasaga n'umutandi bo